Nudakunda ishuri uzaba perezida, kunda ishuri uzaba umuforomo, nudakunda ishuri uziba bakuvune. Ababyeyi bawe ntako batagira, baguhahira amanywa nijoro, bagutangira mituweli ngo ukunde ukure neza ugiye mu ishuri. Ubu njyewe narumiwe, ejo bundi nagiye i Kigali nsanga umwana ari mu kiraro, ubwo ni mayibobo ndimo kuvuga. Ese mwana uramara iki? Ibyo yambwiye sinabisubiramo nagahomamunwa. Ngwino mwana tujye kwiga, ejo hazaza nitwe harora, utazajya kwiba bakakuvuna, ugapfa nta kintu umariye igihugu, n'ababyeyi bawe ntacyo bamariye. Kwicuranga byo ntabwo byakunanira, natangiye nkubitaho ariko hari ukuntu ukubita ukumvamo rinyirimo iraza. Ubuse njye ncuranze nabishobora? Byaterwa, wabishobora wenda wakubita uko ugenda ubyimenyereza, cyangwa iminsi myinshi ubikoramo, wagenda ubishobora ukagenda ubimenya. Ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Ndiga. Wiga mu wa kangahe? Mu wa gatandatu. Mubyeyi kunda umwana, mubyeyi fasha umwana umukunde cyane, umwana n'umutware, umwana n'umutware. Mu burere bwiza ari mu maboko yawe, namara gucuka umwohereze kwiga. Umwana n'umutware, umwana n'umutware. Nagera ku ishuri azasanga yabareze, ndabona ababyeyi beza mu bufatanye kurera. Umwana n'umutware, umwana n'umutware. Dufite ubuyobozi bwiza, umukuru w'igihugu ubwo ni Paul Kagame, yoroheje ibibazo mu burezi bw'ibanze, imyaka 9 tuyigira ku buntu. Umwana n'umutware. Ndabashuhuje cyane, ndagushimiye cyane wowe udukurikira kuri YouTube channel yacu. Njye nitwa Mwesige David, Imana nikuhe umugisha. Ahangaha ni kuri Mwesige TV show, ndaguhaye ikaze nanone kuri no YouTube channel yacu. Uyu munsi twageze ahantu duhuye n'umwana ufite impano, tugiye kumubereka kugira ngo nawe murebe ukuntu afite impano. Tubahaye ikaze rero, niba utarakanda subscribe kuri no YouTube channel yacu, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe kugira ngo igihe cyose tumaze kwa uploadinga new video cyangwa video nshyashya ujya uhita uyibona ako kanya. Reka tubanze tumuhe umwanya abanze yibwire abantu badukurikiye. Witwa nguki? Urakoze, nitwa Dusengimana Olivier. Witwa Dusengimana Olivier, utuye hehe? Nuye mu mudugudu wa Rugendabare. Akarere? Ka Kayonza. Akarere ka Kayonza. Ya Dusengimana, ni iyihe mpano ufite? Mfite impano yo kuririmba. Ufite impano yo kuririmba? Ya ndabona ufite bino bikoresho nagiye mbibonana umwe mu bahanzi. Ibi bikoresho uzi kubikoresha? Cyane. Uzi kubikoresha neza? Okay. Turagira ngo noneho hari indirimbo zimwe na zimwe se wagiye ukora wandika, cyangwa ukaba ufite uri buze kuturirimbira, cyangwa ukaza gucuranga bino bikoresho twaza kumva? Ndayifite. Okay. Iyo ufite yitwa nguki? Kunda ishuri. Kunda ishuri. Okay. Ujya kuyihanga se byagendeye kuki? Narayitekereje, ndagenda mfataga akayinda yandika, nari ngiye kuyiririmbira ku kigo uwo munsi hari habaye inama. None se ubundi kugira ngo umenye gukoresha iyi nanga cyangwa ubundi ibintu babyita nguki? Uba wita umuduri. Wita umuduri? Ukoze muki? Ni ibihe bintu biwugize? Hariho urutsinga, hariho agacuma, hariho n'igiti. Hariho n'igiti? Ya mbere yuko dukomeza ibindi bibazo, ndagira ngo wenda byibura
ubashe kuducurangira imwe mu ndirimbo wagiye uwanditse cyangwa mu ndirimbo zawe. Ngufashe microphone. Nta kibazo. Ngaho tangira turebe. Kundi ishuri wa mwana we, kundi ishuri uzaba perezida, kundi ishuri uzaba umuforomo, nudakunda ishuri uziba bakuvune. Ababyeyi bawe ntako batagira, baguhahira amanywa nijoro, bagutangira mituweli ngo ukunde ukure neza ugiye mu ishuri. Ubu njyewe narumiwe, ejo bundi nagiye i Kigali, nsanga umwana ari mu kiraro, ubwo ni mayibobo ndimo kuvuga. Ese mwana uramara iki? Ibyo yambwiye sinabisubiramo, nagahomamunwa. Ngwino mwana tujye kwiga, ejo hazaza nitwe harora, utazajya kwiba bakakuvuna, ugapfa nta kintu umariye igihugu, n'ababyeyi bawe ntacyo bamariye. Ese nudakunda ishuri uzimarira iki? Ababyeyi bawe nta sambu bagira, umurage wacu ni amashuri, maze tukiga neza tukibeshaho. Ndi Ruserikana Makuza, sindi Dimanga, ndi inkota yendaga nguko muri vizi. Cyububu. Hajya wambwiye ngo witwa Dusengimana Olivier. Muri izo ndirimbo, mu ndirimbo uducurangiye, hari izindi se waba ufite? Yego. None se ubu ninde ndakwigishije ibyo bintu gucuranga? Yego. Cyangwa ninde wagukoreye iyi nanga ufite? Iyi nanga njya kuyikora, nagiye kuyikora mbibonye ku muhanzi witwa Nsengiyumva. Ku muhanzi witwa Nsengiyumva. Yego, natwe tujya tumubona kuko nibyo bintu yajyaga akoresha. Urangije unose ni wowe wayikoreye? Bwa mbere narabikoze ndabicurika ndabyica, biba nabi. Yego. Kira umusaza duturanye arayinkorera. Yego. Nese ubwo gutangira kwiga kuyicuranga noneho ninde yayikwigishije? Kuyicuranga byo ntago byakunanira, natangiye nkubitaho, ariko hari ukuntu kubita ukumvamo rinyirimo iraza. Ubuse njye ncuranze nabishobora? Byaterwa, wabishobora. Wenda wakubita uko ugenda ubyimenyereza, cyangwa iminsi myinshi ubikoramo, wagenda ubishobora ukagenda ubimenya. Ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Ndiga. Wiga mu wa kangahe? Mu wa gatandatu. Wiga mu wa gatandatu. Ubundi wumva wifuza kuzaba iki? Nifuza kuzaba iki? Mba numva nifuza kuzaba nk'umuhanzi, cyangwa se n'akandi kazi Imana igenda itanga nagakora. None se ko mbona ufite impano yo kuba wahanga indirimbo cyangwa yo kuririmba ndetse no gucuranga, ubu ntabwo wazakomeza ino mwuga wo gucuranga cyangwa wo kuririmba? Nawukomeza. Wumva ubundi ubura iki mu buzima busanzwe? Ufite ababyeyi bombi? Yego. Ababyeyi bombi barahari? Okay, ubundi uba wumva wasaba iki nk'Abanyarwanda nk'umuntu urimo uragukurikirana aka kanya, umva wamusaba iki? Nk'inkunga wenda yo kunzamura, nkabasha wenda n'abandi batabasha kumbona bakambona neza, bakajya bankurikirana. Uyu munsi tugiye kugushyira kuri YouTube, ikurikirwa n'amamiliyoni menshi, ikurikirwa n'Abanyarwanda, ikurikirwa na Afurika yose ndetse n'ibihugu byo hanze hose. Uyu munsi rero tugiye kugushyiraho. Ubu ngubu hari izindi ndirimbo ufite kugira ngo wenda ikindi gihe nitugaruka abantu nibazidusaba tuzabacurangire se? Indirimbo zirahari. Zirahari. Hari wenda indi imwe waducuranga mbere yuko dusoza kino kiganiro gito twakoze? Okay, yitwa nguki? Yitwa Umubyeyi Ukunda Umwana. Iriya uririmbe se ni iyihe? Yitwa Kunda Ishuri. Kunda Ishuri.
hariya ngo niwe wayihangiye kunda ishuri. Noneho indi yitwa mubyeyi ukunda umwana. Mubyeyi ukunda umwana. Yego. Okay, iyo ngiyo niyo ugiye kuducurangira noneho tugasoza ikiganiro cyacu. Wenda hari igihe tuzongera tukakigarukamo ikindi gihe nawe wamenya. Yego, ngaho ducurangira iyo ngiyo turebe. Fasha miko. Mubyeyi ukunda umwana, mubyeyi fasha umwana umukunde cyane. Umwana n'umutware, umwana n'umutware. Mu burere bwiza ari mu maboko yawe, namara gucuka umwohereze kwiga. Umwana n'umutware, umwana n'umutware. Nagera ku ishuri azasanga yabareze, ndabona ababyeyi beza mu bufatanye kurera. Umwana n'umutware, umwana n'umutware. Dufite ubuyobozi bwiza, umukuru w'igihugu ubwo ni Paul Kagame, yoroheje ibibazo mu burezi bw'ibanze. Imyaka 9 tuyigira ku buntu. Umwana n'umutware, umwana n'umutware. Imana yaramuremye imushyira mu maboko yawe, aho shimira Imana umwigishe no gusenga. Umwana n'umutware, umwana n'umutware. Mubyeyi ukunda umwana, mubyeyi fasha umwana umukunde cyane. Umwana n'umutware, umwana n'umutware. Indirimbo ikaba irarangiye. Izi ndirimbo ko ari nziza se? Nziza. Wazazijyanye muri studio se? Nta kibazo. Bakunzi bacu rero nahanga dusoreje ikiganiro twe twateguye cyaya masaha. Ndagushimiye cyane rero, ndetse nawe niba ugeze kuri no YouTube channel yacu yitwa Mwesigye TV Show, ndagira ngo kande subscribe aho munsi hari akantu kamenyetso k'umukara kanditsemo ngo subscribe. Abarundi bo mu gihugu cy'u Burundi haranditseho ijambo ryitwa s'abonner. Ndagira ngo kandi subscribe kugira ngo buri gihe uko dushyizeho video kuri no YouTube channel yacu ujye ubasha guhita udukurikirana ako kanya. Murabizi ko tugenda dushyiraho video zijyanye n'ikoranabuhanga, uburyo wakorera amafaranga ku ikoranabuhanga ukoresheje ama YouTube, TikTok, Facebook ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose. Twabakoreye video nyinshi, niba utaranazibona ushobora kujya munsi uburyo wakaprayinga kuri YouTube channel yawe ugatangira guhembwa. Twabakoreye video y'uburyo ushobora gufata WhatsApp yawe ukayihuza n'iyundi muntu, ndetse twakoze video nyinshi zigiye zitandukanye. Ndagira ngo rero nugera kuri no YouTube channel yacu uzahakura ubumenyi bugiye butandukanye. Suyu wenyine tubazaniye, ndetse n'abandi tuzagenda tubazanira abandi bantu bafite impano, kuko twajanga kugira ngo dufatanye mu bijyanye no kuzamura no YouTube channel yacu kugira ngo igere ku kigero cyiza kandi twese twunguka ubumenyi bwiza. Ndagushimiye cyane rero, ngewe nitwa Mwesigye David, Imana nikumere umugisha. Ushaka kutuvugisha waduhamagara kuri 078 08 413 23. Reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao, Imana ikumere umugisha.